ritana irwire ryakira rigacana ayandi, wiricira ifudika nawe kuko wowe utazi uko ryarawe. Ijoro ryajigijanye inabi icuraburindi riza bwangu risahura urukundo mu mitima y'abanyarwanda, rusimirira iyo nk'akamuri mu kabindi, amakuba agamburuza ubutwari. Wiripfobya ntiwariraye, wibyinirira ukiba ukireba, wirishambagiza ntiryavutse ahubwo ni ishyano ryaguye, wihandura agaha ku wundi ngo gahandurike wishime, hato utazavumwa n'umubyeyi. Oya yo wishyigikira icyaha ku manywa y'ihangu wararoraga nawe, niba wari utaranavuka umenya amateka y'urwakubyaye, wikoze inkota mu nkovu y'umubyeyi yarayitewe no kukwibaruka bazwa. Wigambara arasuha umuco munyarwanda hato utazagawa n'amateka, wigumana ikivugo cy'ubugwari kuko utazagiserukana mu bahungu, amanywa akambye imihigo Yesu. Dore vibuzi musubire ubumuntu sogokuruza na sogokuru biga ufata bugwate ngo bakugwizemo ayo mateka n'abo bavomye mu misiyoni. Misiyo ari ugushegesha umutima w'uyu mubyeyi n'abo yabyaye. Bararengera bamara imiziro ntibatinya ibikingi n'ibigabiro by'ibwami, bagira musinga bacira ishyanga, ishyano ritangira ubwo mu Rwanda umubyeyi abatangiye kwamburwa abana. Biba birya imyaka ishira ari myinshi, bakuramo umwe bakaruca bakarumira, rukara bamujyana araswa umugenda, ariko n'ishyanga barebera amahanga yose anashungera. None ngo ubushibutse uri umusore w'umugenda, ubwanwa bushotse imisaya yombi aribo bagusobanurira amateka. Bareke sagasani gasengwa ahubwo ngwino tubaze u Rwanda umubyeyi watwibarutse nge nawe, niba ugira ngo igozanye ibihugu umubwira kwereke kundi urebe witegereze inkovu uhasanga. Nge nawe twaje turi impanga bityo dufata izina ry'ubunyarwanda, aya mateka yuzuye afunze n'ayanjye nawe n'uyu mubyeyi. Ikorere weme wiyahunga cyangwa ngo uture ujye kure yayo hato udasanga yatokora cyangwa agasinda irindi rangi. Yasobanure neza nk'uko yagenze ureke uyu mubyeyi aba ari joro yaraye, kuko burya riba ari uwariraye.